imitima yaciravye ikeneye kururutswa n'Umwuka wera. Turagushuje inshuti yacu tubana ku mbuga nkoranyambaga, tukwifuriza amahoro y'Imana n'umugisha uva mu ijuru. Turabashuje rero mwese abari hirya no hino mu bihugu bitandukanye, nimugire amahoro y'Imana. Turagarutse rero kuri izi kamera tugira ngo tuganire namwe, ariko tugarukanye cyangwa tuje dufite insanganyamatsiko ivuga ngo kurota cyangwa se ijyanye n'ibiroto, vuga kurota ubona uri kumwe na perezida w'igihugu. Rero impamvu y'ibiroto ntabwo ari iyindi, Imana ivugana n'abantu ndetse mu buryo butandukanye, mu buryo bw'ubuhanuzi, mu buryo bw'ijambo ry'Imana, ndetse mu nzozi zabo, mu nzozi barota nijoro bashyizweyo. Rero turagarutse kugira ngo tuganire iyo nsanganyamatsiko, kuko abantu benshi bajya bavuga ngo Imana ntivugana nabo, Imana yarabaretse, Imana yarabataye, Imana ntibitaho. Ariko ndakubwiza ukuri ko ari wowe nanjye, twese hamwe Imana iradukunda, ari uwayimenye n'utari wayimenye, twese iradukunda kandi twese iradukeneye, kuko ibyo ngibyo byatumye Yesu aza mu isi kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho, kuko ijambo ry'Imana riko ritubwira ko nicyo cyatumye Imana itanga umwana w'ikinege kugira ngo umwizera wese atazarimbuka. Reka rero dutangire dusenga Imana kugira ngo tuganire kuri insanganyamatsiko yacu neza. Mwami Imana, turagushimiye utwemereye kugira ngo tuboneke kuri izi kamera cyangwa se kuri iyi kamera tuganira n'ubwoko bwawe, nuko ngwino ubane natwe muri iki kiganiro tugiye kuganira kijyanye n'ibiyi kivuga ku bijyanye n'inzozi, kugira ngo uvugane n'ubwoko bwawe, buri muntu wese asobanukirwe imvugo yawe. Urakoze rero, nubane natwe ari abacyumva none n'abazacyumva bitambutse, ubahe imbaraga zo kumva kandi bumvire by'umwuka by'amatora. Turagushimiye rero, nubane natwe muri kiganiro, mu izina rya twizeye, amen. Turagarutse rero kuri izo tugarutse tugira ngo tuganire nyine iyi nsanganyamatsiko. Insanganyamatsiko rero twajya kure, reka tubanze dusome ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana twumva icyo bivuga ku bijyanye n'inzozi. Reka dusome hano muri Matayo ibice byaho 2 umurongo wa 13. Titira avuga ngo Yosefu ahungira muri Egiputa. Bamaze kugenda, marayika w'umwami Imana araza abonekera Yosefu mu nzozi, ati byuka ujyane umwana na nyina uhungire muri Egiputa, ugumeyo ugeze aho nzakubwirira, kuko Herodi agenza umwana ngo amwice. Yesu aduha umugisha, cyangwa Yesu wabaha umugisha namwe muri kudukurikirana. Insanganyamatsiko yacu rero avuga ku bijyanye n'inzozi. Noneho tugiye kuganira rero kuri ibintu ku nzozi irimo ibice, tuganire ku bice bitatu. Nawe ufite ibindi yenda ufite uko wazirose, ariko ufite uko wazirose bitandukanye uko tugiye kuvuga, ndakubwira ngo twandikire hasi aho ngaho, cyangwa uduhamagare kuri izo nomero ubona aho ngaho kuri screen, noneho utubwire nawe tugufashe mu izina rya Yesu, kuko izo gusobanura inzozi nayo ni impano itangwa n'Imana, impano y'umwuka itangwa n'Imana kugira ngo umuntu abashe gufasha abandi, kuko abantu bose ntabwo basobanukirwa ibintu icyarimwe cyangwa kimwe, ahubwo hari ukuntu Imana ibasha gusobanura umuntu umwe kugira ngo afashe abandi. Rero tugiye kuganira kurota ubona uri kumwe na perezida, ariko ushobora kurota nanone ubona uri kumwe ugiye kubonana na perezida, ariko abarinzi be bakakubuza kumwegera. Ni iki cya kabiri. Gatatu, kurota uri kumwe na perezida ubona muganira murimo museka. Izo nizo ntambwe 3 tugiye kuganira, cyangwa se n'ibyo byiciro bitatu tugiye kuganiramo kugira ngo twumve icyo Imana ivugana natwe. Rero abantu bamwe bajya bavuga ngo Imana ntivugana natwe, Imana ntituzi, Imana yaraturetse. Buriya rero ngo tumaze kwivuga mbere, Imana ikunda abantu bose hatabuzemo n'umwe, ukijijwe n'udakijijwe, twese Imana iradukunda kandi Imana iradukeneye, kuko abo yaremye bose nta n'umwe yaremye ngo arimbuke, ahubwo ushobora kurimbuka ari wowe uhisemo, ugahitamo nabi bitewe nuko ubyumva cyangwa se nuko wabyigishijwe cyangwa naho uvuka.
nabyo bishobora kuba impamvu, kuko abantu bamwe ntabwo babizi, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo nzahora abana gukenerwa kwa base ngeze no ku buvivi n'ubuvivure. Rero ibyo nabyo bishobora gutuma urimbuka bitewe n'aho wavukiye, ikindi n'aho ukuriye. Ibyo nabyo biri mu bintu, kuko abo ukuranye nabo ni abantu bashobora kukururira kwinjira mu kwakira agakiza. Rero umuntu utarakira agakiza, Imana nawe ivugana nawe imuhwitura cyangwa imukangura kugira ngo ayikurikire, cyangwa se kugira ngo ayoboke inzira y'agakiza nawe atazarimbuka. Ariko umuntu ntabwo abasha kumva ikivuze. Rero ntabwo ari twe ba mbere baba barose, cyangwa se wowe wa mbere urose. Ahangaha Bibiliya itweretse Yosefu ngo bamaze kugenda, niko ijambo ry'Imana ritubwiye ngo marayika amusanga mu nzozi, aramubwira ngo ahungire muri Egiputa, ahungishe umwana na nyina, ahungishe umwana na nyina, kuko Herode ashaka kumwica, ngo amare igihe Imana izamubwirira. Rero urumva icyo gihe ni igihe Yesu yari akivuka. Ariko na mbere yuko Yesu aza mu isi, abantu bararotaga, kuko nitugenda inyuma turaza kubona, nitujya mu itangiriro cyangwa se mu isezerano rya kera, turaza kubonamo Yosefu, turaza kubonamo Dawidi, turaza kubonamo Yosefu arota inzozi, Imana imubwira ko azaba umutware, ndetse ngo imushyira hejuru ya bene se. Izo nzozi niko zigaragaza. Tuvuye turaza kubona na Danieli nawe arota inzozi z'uko muri Danieli 7 imwereka iby'ubwami, ukuntu ubwami buzabaho. Rero naho ngaho niho twifashisha, n'ahandi hesha Bibiliya yerekana iby'inzozi. Ntabwo ari aka kanya wowe wavuga ngo ni wowe urose bwa mbere, ahubwo inzozi Imana isanzwe zicamo iburira abari mu isi. Reka rero tugaruke ku nzozi zacu kugira ngo tuzisobanure, ariko icyo twagira ngo dushyigikire wumve neza. Ahangaha Imana yarimo imuburira, hano avuze ngo Imana yarimo iburira Yosefu ngo agende ahunge. Nawe rero ndakugira inama ngo ntuzasuzugure inzozi, nubwo waba utazisobanukira ushobora kuzisobanuza, kuko hari ubundi abantu benshi basobanura inzozi ni uko bafite impano yo gusobanura inzozi. Hari umuntu rero uzijyamo atari impano ye, akaba yagusobanura nabi. Ariko kandi tukaba turaza no gutanga inama yenda ku muntu wenda utazisobanukiwe, ubona nta wundi yabwira n'icyo yakora, kuko ndabizi neza ko nta nindi kandi inama ikomeye ni inama y'uko inama twatanga aho ngaho umuntu wayo udafite umuntu umusobanurira, yumva nta n'uwizeye yuko yegera Imana akasenga Imana kugira ngo ibashe kumusobanurira inzozi ko niba yazimweretse. Buriya rero mu nzozi kandi nta bintu byose birimo ni ukuri, ariko Bibiliya hari ikivuga kandi kujyanye n'inzozi. Iravuga ngo mu byo umuntu arota byose cyangwa mu nzozi harimo ibitagira umumaro byinshi. Impamvu harimo ibitagira umumaro byinshi nabyo turaza kubisobanura. Rero reka tugaruke ku nzozi zacu, kuri tubona uri kumwe na perezida w'igihugu, kuko iyo niyo nsanganyamatsiko turiho. Ariko kandi tutibagiwe yuko hano uyu Yosefu Imana yahise imubwira, imusanze mu nzozi. Marayika ni marayika, nkuko nawe ujya urota, buriya marayika bagusanze akwereka ibigiye kukubaho n'ibizaba, kugira ngo ube maso bitazakurimbura. Birasaba rero kugira ngo ube maso, usenge kugira ngo usobanukirwe cyane. Noneho kurota rero uri kumwe na perezida w'igihugu, niyo nsanganyamatsiko yacu. Ni ubutumwa Imana ibiguhaye, ikubwira ko ugiye kuba umuntu udasanzwe, ugiye kuba umuntu ufite umumaro, ukenewe cyane, umuntu uri hejuru y'abandi. Kuko ubundi perezida ahagarariye cyangwa agaragara nk'umuntu uri hejuru y'abandi, ni umwiyerekwa cyangwa se icyubahiro, kuko ibyo ni ibintu bigendana na perezida. aba ari umuntu ufite icyubahiro, kandi aba ari umuntu uri hejuru y'abandi, ufata imyanzuro ya nyuma muri ibyo bintu, cyangwa se mu buyobozi, cyangwa se mu buzima bwa buri munsi. Rero Imana ikweretse uri kumwe na perezida, ibikubwira ko imbere aho ngaho uri kujya mu buzima ugiye kuba umuntu udasanzwe, ugiye kuba umuntu ufite icyubahiro, umuntu ukenewe mu bandi,
umuntu ugira umumaro mu bandi, umuntu ufata imyanzuro. Ikubwira ngo ba maso uyegere, kuko ibyo ngibyo ntabwo wabishobora utari kumwe nayo. Niyo mpamvu ibikweretse kabura ngo ngwino unyegere, nguhe imbaraga, mbashe kugukomeza ibihe ugiye kugeramo. Ni ibihe bisaba ubwenge, kandi ni ibihe bisaba kubura maso, kuko nta muntu wayobora abandi adafite ubwenge, nta muntu icyubahiro wakigira adafite ubwenge, kuko reka tumwereke kitari kure, umusazi nta cyubahiro aba afite, kuko ni umusazi nyine. Niyo mpamvu rero Imana ibikweretse ngo ngwino unyegere, nguhe imbaraga, nguhe n'ubwenge, kugira ngo ubashe kuba uyobora abandi, kandi ubashe kuba umuntu nyine ufata imyanzuro mizima. Reka nkwereke urugero. Yosefu Imana imaze kumwereka ko azaba ukomeye, utagira ngo byahise biba umunsi. Niyo mpamvu nawe nkubwira ngo ube maso n'ubwo birota, utagira ngo birahita bibaye ako kanya. Bishobora kuba ako kanya, bishobora no gutinda. Ariko icyo Imana yakwereka ni ukugira ngo ube umuntu ukomeye. Yakweretse ko uzaba umuntu ukomeye, ndetse umuntu ufite icyubahiro, ariko iragira ngo noneho wowe ugwize imbaraga z'umutima. Kuko Yosefu amaze kurota ko azaba mukuru w'abandi, ndetse we yakoze n'ikosa rikomeye ryo kuzirotorera bene se, ndetse na se, nuko bamugirira ishyari. Aho bivuze iki? Biravuze ngo nubwo warota izo nzozi, birasaba kugira ngo uceceke usenge. Ibyo byatumye rero ibigeragezo bye byihuta cyane, kuko nubwo ariko byagombaga kugenda, ibyo bigomba kubaho nabyo, kubera ko muri uko kugira ngo Imana ibanza gushyira kuri training cyangwa se kuri ku ishuri ryo kugira ngo ugire imbaraga ubanze unige. Kuko Yosefu yaje kugurishwa, kandi umuntu uzaba umuyobozi aragurishijwe, kandi ariko Imana agira ngo imukomeze, kandi mwihanganishe, kandi mujyane mugeze ayishaka akagera. Ubwo rero Yosefu urabizi ko inkuru yagenze, cyangwa se uko byagenze, baramufashe baramugurisha bene se, bavuga ngo turebe bya bindi bye, za nzozi zirwa tubwira ngo azatuyobora turi aho zizaca. Rero nta muntu ubasha guhagarika umugambi w'Imana uko byagenda kose. Nta muntu uhagarika umugambi w'Imana ku buzima bwawe, ntawe ubaho. Rero reka tugere ku ntambwe ya kabiri, ariho kubona kandi nanone ugiye kubonana na perezida, umubona imbere yawe ariko abarinzi bakakubuza kumwegera. Yego, naho ngaho nyine n'ubundi maze kuvuga. Kuko urabona, nubwo Imana ikubwiye ko uzaba ukomeye, ugize ingorane rero uranabivuze, ubibwiye abantu ko Imana yakubwiye ko uzaba ukomeye, uzaba. None wowe babyitegereza bakavuga ati kari kutwirataho, reka tukwereke, kari kutwiyemeraho ngazaba ukomeye, ngazaba ibi n'ibi, azabaciyete, reka tumuroge, cyangwa se reka tumusiranye, turebaho ibintu bye bizaca, reka tumukore ikintu tunamwica. Ariko nta muntu watangira umugambi w'Imana, kuko no kwa Yosefu urabona barabigerageje, ariko ntabwo bigeze babishobora. Bene se bagerageje kugira ngo bamwice, ariko ntibabishobora kumwica. Nuko na shitani, kuko hari igihe abantu batabigukora, ariko shitani ubwe nabo utigeze kubibwira, bakagira umugambi w'imitego kugira ngo babuze icyo Imana yavuze kugira ngo kizasore ku buzima bwawe. Kuko nibwo ageze aho bamugurishije, abamuguze bamugurisha ibwami. Bageze ibwami, kuko shitani ntabwo ajya yicara, utagira ngo nubwo Imana ikubwiye kuzaba ukomeye, biraza kurangira byoroshye. Kuko niho Yosefu yageze, nawe urumva Imana yamubwiye ko azaba ukomeye, azayobora bene se, azaba umuntu mbese ufite icyubahiro. Ariko dore babaye insuzugurwa. Ageze rero ibwami, shitani aravuga ati oya, iby'Imana yakuvuzeho ntabwo nemera ko bizaba. Niko kumutega umugore, umwamikazi aza kusaba kugira ngo baryamane. Umwamikazi aza kugira ngo baryamane. Ariko Yosefu kuko yari azi icyo Imana yavuze, Yosefu ntabwo rero yigeze acogora mu gusenga. Yosefu yari abanye n'Imana, avuga ngo iby'Imana yavuze bizasohora byanze bikunze. Yosefu yegera Imana, muri ubwo buzima bwari bumeze gutyo, ntiyiyanduje. Niyo mpamvu nawe nibwo Imana ikubwiye ngo uzaba ukomeye, uciye mu nzozi zo kureka uri kumwe na perezida, noneho umwanya ugiye kubona abarinzi bakubujije kumwegera. Abarinzi bakubujije kumwegera ni abadayimoni. Ni abadayimoni, uvuga ngo bizagorana kugira ngo ugere ku mugambi Imana yavuze. Bizakugora, bizaca mu nzira zigoye, ariko nta cyabuza, nubwo abarinzi bakubujije kumwegera, nta kizabuza umugambi w'Imana gusohora. Kuko na Yosefu urumva bakuru be
bene nyina baritambitse kugira ngo bamwice biranga, baravuga ati tumugurishe, baramugurisha nabyo biranga by'ubusa. Ageze ibwami shitani nawe ati no, nubwo ibwami batazi bizabaho, ariko shitani ati ndabizi, kugira ngo muze umugambi w'Imana ku buzima bw'uyu Yosefu, kugira ngo mwice isezerano Imana yagiranye nawe, nuko Yosefu aza gukora ibyaha. None reka muteze ibyaha by'ubusambanyi, none umugambi w'Imana ku buzima bw'uyu bupfe. Niho rero Yosefu kuko rero akomeje kwegera Imana, yanze gukora ibyaha, yanga gukorana icyaha n'umwamikazi, bituma rero n'Imana umugambi wihuta. Nubwo yanze kubikora, ariko shitani we ntabwo araza kwicara, niko kumufunga ngo yenda aziganyire yitotomba agere muri gereza, ubuzima nabwo bumwange, yenda atekereza no kwiyica, umugambi w'Imana uveho. Ariko Yosefu akomera kwibanga yagiranye n'Imana, ageze no muri gereza akomeza gusenga Imana ye, kugeza naho Bibiliya itwereka ko yageze muri gereza, umugambi Imana yavuganye nawe atangira kubusobanura inzozi z'abandi. Urumva ko naho ahagiriye favor, ahagiriye igikundiro, kugeza igihe yaviriye muri gereza. Iyo ni inkuru ndende ariko nakoze ushaka kuvuga. Rero nawe birashobora kurota turi kumwe, ubona ujya kubona na perezida ariko abarinze bakagutangira. Nibyo rero ni abadayimoni bagira ngo babuze umugambi w'Imana, babuze icyo Imana yavuze kuri wowe, umugambi w'Imana kuri wowe. Niyo mpamvu babonye bagutangira. Nicyo busobanuro bw'izo nzozi, kubona ujya kugirana na perezida ariko dayimoni cyangwa se ukabona abarinzi barakubuza, ntibashaka ko ubonana nawe. Biravuga ngo iby'Imana yavuze ku buzima bwawe bizasohora, ariko bizaca mu nzira zikomeye. Rero no kubona none kandi uri kuganira ariko bitandukanye naho twabonye kubona uri kuganira nawe, ariko wagiye kubona ubuntu uri kuganira nta barinzi ugeze kubona. Bivuga ngo iby'Imana yavuze bizasohora, ariko ntabwo bizigomba guca mu nzira z'iterabwoba zikomeye. Ari naho kandi ushobora kubona none uri kuganira nawe museka mwishima. Nabyo twabivuzemo ko ari ingingo 3 tugiye kuganireho, ukabona uri kuganira na perezida wishimye useka. Bivuga ngo ibyo ni ikindi kimenyetso kigaragara ko ibyo atari inzozi kuko inzozi zishobora guturuka mu mpande ebyiri. Inzozi zishobora kuza ziturutse mu marangamutima yawe, mu bitekerezo wiri utekereza cyangwa umaze iminsi utekereza. Ikindi ziza rero ziturutse ku Mana, ni izo ngizo kubona wahoze uganira nawe wishimye unezerewe museka. Ni ukuvuga ngo izo ni inzozi zaturutse mu ijuru, kuko inzozi zaturutse ku mubi ujya kubona ukabona uri kuganira nawe na perezida ariko ufite ubwoba, utitira, byagukanze cyane, byagucanze, uri kumva ubabaye, ufite ubwoba, uri guhinda umushyitsi, ufite ubwoba akabarinzi baragukubita, ufite ubwoba akabarinzi. Izo ni inzozi ziturutse ku mubi. Izo nzozi ntabwo ziturutse ku Mana. Muri make izo nzozi ziteye ubwoba ntabwo zizasohora, kuko ntabwo ziva ku Mana, ahubwo zaturutse ku badayimoni. Niyo mpamvu rero izo ngizo zo rwose ushatse wazikansuringa, kuko ntabwo zaturutse ku Mana, zaturutse kuri shitani uko ziteye ubwoba. Kuko mu Bafilipi haratubwira ko iby'Imana ni amahoro n'umunezero. Ni ko ijambo ry'Imana ritubwira ngo iby'Imana itanga ni amahoro n'umunezero. Ntabwo rero Imana ibyayo biza ari iterabwoba. Niyo mpamvu ukwiriye kuba maso, kuko ibyo bintu biba biturutse kuba dayimoni. Rero Imana ivugana natwe mu nzozi za nijoro, ariko hari n'igituma Imana ivugana natwe kenshi mu nzozi, kuko hari igihe uba wiriwe mu kavuyo kenshi mu mirimo ya buri munsi, ushaka ibyo kurya, ushaka ibitunga umuryango, ukaburira umwanya Imana. Kuko Imana rero atari uko nguko imeze. Imana ikunda abantu bose, ikaza kukurinda uruhutse nimugoroba cyangwa nijoro cyangwa ku manywa, bitewe nagihe waruhukije umubiri. Hari abaruhuka ku manywa bitewe n'imirimo yako bayikora nijoro. Noneho Imana ikagusanga ikavugana nawe mu nzozi, kuko yakubuze mu biganiro, mu ijambo ryayo, yakubuze wihaye akanya ngo muganire, bituma rero gutega uruhutse uzivugana na. Kuko nahangana niko byagenze muri ijambo ry'Imana dusomye muri Matayo 2 ibice bya 13, ngo bamaze kugenda bandese, hari abanyabwenge nusoma haruguru bari basuye Yosefu, ngo baje kuramya umwana, ngo bazanye n'amaturo menshi. Ubwo rero muri ako kanya Imana yagombaga kuvugana na Yosefu, ariko isanga hari abashyitsi bamusuye. Imana ntabwo igeze ibona akanya ko kugira ngo bavugane nawe ari babiri, kuko hari abashyitsi bari biriranywe nawe baganira, bishimanye nawe, bishimira kuvuka k'umwana. Ngo nuko bamaze kugenda, kuko urumva bamaze kugenda na Yosefu kame mu rukumva yari abananiwe. Niyo mpamvu Yesu agenda araruhuka. Amaze kuruhuka, Imana marayika agahita amusanga mu nzozi, aramubwira ati hungira muri Egiputa, hungisha umwana, kuko Herode ari kumugenza.
urebye no haruguru rero nabo babandi bamaze kuva aho ngaho kuri uwo murongo wo haruguru kuri icyo gice cya mbere ngo nabo Imana yise basanga mu nzozi ibagira indi nama. Ntabwo ari twe twenyine ni ukuri Imana isanze. Rero nawe ndakugira inama muvandimwe, uramutse urose inzozi yari ikiganiro ko turifashe gahunda kugira ngo tujye dukora ikiganiro kigufi kugira ngo ko abantu muri iyi minsi ntibakunda bibatwara umwanya munini bashaka utuntu tugufi. Ndashaka kugira ngo rero tugisubikira ariko dutanga inama kuri wowe muvandimwe urota izi nzozi kubaza gutera ubwoba cyangwa se ukazirota ukazemeza gutyo. Inama ikomeye muri izo byose ni ugusenga, ko nabo badayimoni baguteye ubwoba ni ugusenga kugira ngo bahunge kuko ijambo ry'Imana ngo turwanye shitani nawe azaduhunga, turwanye shitani nawe azaduhunga. Birasaba kugira ngo usenge ube maso ufate umwanya wo gusenga. Rero turi kumwe, ugize nawe ikindi warota sizo gusa bize n'izindi nzozi wumva warose, ko turashaka kujya tubatambutsa ijyanye n'inzozi kuri iyi channel kugira ngo buri muntu wese afashwe nazo cyangwa abashe gusobanukirwa ibyo yarose. Rero ugize izindi nzozi wumva warose zikakumva ntizisobanukiye, watwandikira aho ngaho tukaziganiraho tukagusobanurira iby'izo nzozi cyangwa tugafatanya gusenga. Yesu rero aguha umugisha, reka dusenge kugira ngo tube ducumbikishije aha ngaha ikiganiro tuzagikomeza ubutaha. Reka dusenge tujye imbere y'Imana kugira ngo Imana ibashe kugufasha kandi ibashe kudukomeza. Mu izina rya Yesu Kristo turagushimira Mwami Imana kuko ubanye natwe muri kiganiro kandi tukwereka buri muntu wese uri kugiteza amatwi cyumvishe kugira ngo umufashe umukomeze kandi ibyo wavuganye nawe uzabisohoresha umwete wawe Uwiteka Nyiringabo kugira ngo Uwiteka ibyo wavuganye nawe abibonesha amaso kandi umukomeze umuha imbaraga zo kukwegera kugira ngo adatembanwa n'imiraba yo muri iyi si akava mu byo kwiringirwa, maze isezerano ntirisohora akagira ngo hari nuko uri Imana ivuga ntisohoze, ahubwo ari wavuye mu masezerano nta mpamvu. Urakoze rero, tanga imbaraga ku buntu bwawe, ni mu izina rya Yesu twizeye, amen. Shalom shalom, ikiganiro nakagaruka, amen. imitima yaciravye ikeneye kururutswa